Shalom, nshimiye Imana uyu munsi w'inyongera, ni umunsi w'179 muri uyu mwaka w'2023. Uwiteka aduteje intambwe yindi nshya kubw'ibambe rye n'ubuntu bwe. Mwuka w'Imana ahishuye ikintu gikomeye kubwo umuhate wawe mu gutambira Imana. Uwiteka n'abana bawe azabambika umwambaro uhamya ko uri umuntu wamukoreye. Igitabo cyo Kuva igice cya 40 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Wambike Aroni ya myambaro yejejwe, umusige umwereze kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Uzane n'abana be ubambike amakanzu. Ndagira ngo wishimire ineza y'Uwiteka. Ntabwo ari wowe gusa uhamagawe, ntabwo ari wowe gusa uzakorera Imana, ntabwo ari wowe gusa ubuntu bw'Imana buzabaho. Abana bawe, abavandimwe bawe, umuryango wawe, abo mu nzu yawe, abo mu rugo rwawe, abo uzarambikaho ibiganza, abo uzasengera, abo uzahamiriza imirimo myiza waboneye muri Kristo Yesu, nabo bazaza, nabo Imana irimo irabazana. Hari abo igiye guha agakiza kubwo kuyikorera, hari abo igiye guhamagara kubwo guhamagarwa kwawe, hari abo igiye gukomeza kubwo kuba mu gakiza kawe. Ntabwo ari igipindi, ntabwo ari kubeshya, ntabwo ari uko Imana itabikora, ije kubikora kandi ku bwawe, kuko nawe wahamagawe. Hari abantu Imana igiriye neza, hari abantu Imana ihaye agakiza, hari abantu Imana izamuye mu muhamagaro igushingiyeho. Ntutinye, abana bawe bazakizwa kandi bazakorera Imana. Akira iyo myambaro mishya, iryo zina rishya, uko kuvugwa neza bitandukanye na mbere kubw'ineza y'Imana. Mana, ndagushimye kuko uhinduye umwambaro wa mwene data, ukaba uwuhinduye no mu b'inzu ye, ukaba uwuhinduye no mu bana be, ukaba uwuhinduye no mu bavandimwe be, ukaba uwuhinduye no mu nshuti ze, ukaba ubambitse umwambaro w'abagukoreye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.